icya mbere rero kugira ngo umenye neza yuko uriho umwuka w'urupfu kandi rwihuse rurimo rukomanga ku rugi, icya mbere ni ukubona wowe ubwawe wapfuye cyangwa bakwica. Hari abantu barota bapfuye akibona akabibona hari ukabona yapfuye hariya, kuko twabonye ko uyu muntu arota ntabwo ari we n'umwuka, ukarota ubona umuriro wapfu cyangwa wabawica uri hariya, menya ngo urupfu rurimo rurakomanga ngo rwakugezeho. Abantu bampamagare dusenga Imana, ibintu iyo utabisengeye nuko umuntu aragenda. Niyo mpamvu nagira ngo tubivugeho, kuko icyo mwana ntago kurota wowe ubwawe wapfuye cyangwa bari ngo bakwica. Kurota wari wambaye inkweto ukabura aho zigiye, ukabona wambaye ibirenge bisa cyangwa bazikwibye, cyangwa wambaye urukweto rumwe urundi barujyanye, cyangwa wambaye inkweto zidasa. Mambata hoya mambata nizinyuranye, izi nkweto zidasa gasanga hamwe wambaye urugozi, handi wambaye cyangwa se wambaye zidafite amabara ahura, zitanangana. Menya ngo ubuzima bwanjye bwategurwa muri unbalance, ntabwo buringaniye. Ngiye guhura n'akaga, reka senge negera Imana. Ikindi ni ukurota winjira mu nzu ukumva amajwi y'abandi bantu benshi bavugamo kandi ntayahari. Ukumva mu nzu hari ibyaburuwiye, abantu baravuga, abantu bagira gute, kimenya ngo aha bari kumpamagara. Urupfu rwakomanze muri famiye aho ngaho. Icya 10, yego, kurota wagendaga mu nzira ukabona inzira hajemo umwijima ntubasha kureba imbere, kimwe no kwinjira mu nzira imwe umwijima itabona, ukabona n'umwijima ubuditse, abavuga ntubumva, nta kintu ubona, mbega umeze nk'uwinjiye ahantu kumva amajwi ariko utabona abantu bahari. Urupfu rurimo rurakomanga. Gutegeka ugahamagara umuntu agusengera Imana akarukwirukanaho. Ego adukwiye kubisobanukirwa kugira ngo tumenye ibyo ari byo, tumenye uko dusenga, tumenye uko dukora ibintu byose. Ikindi ni ukurota ugurisha cyangwa ugura coffin, iserikeye cyangwa imva, isanduku, ukarota uyigurisha cyangwa uyigura. Menya ngo uratatswe, urupfu ruragize uri gushaka kukomanga, kandi mu buzima usanga ntabwo iyo business. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntababazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo.
mwebwe abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Ndagusuje kandi ndagushimiye wakoze subscribe ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Yego ni umuryango mugari wagutse, tura bantu barenga 40,000 birenda kuba na kimwe byuzuye 41 birenga. Reka twuzuze 100 tubike silver, birashoboka. Dukore subscribe, ibindi Yesu abidushoboze. Turacyari rero muri bya biganiro byacu bijya bitwubaka, bidukangurira ku bintu bitandukanye by'ubuzima, ndetse ubuzima bufite Imana. Abantu bakoze wa muteguro ndetse na bwa bufasha twenda kuzakora tariki 30 z'uku kwezi kwa mbere. Imana ibaho umugisha babigizemo uruhare. Ni nta kindi gikorwa turi ku itariki 25. Ego, kandi hasigaye iminsi 5 gusa. iminsi 5. urumva ko iminsi yagiye, kandi nuko dushobora kubafasha. Amafaranga aracyari makeya, ariko ibyo ntashoboye nibyo rwanda tutabare dufatanye ko bizaba ku itariki 30. Yego, ku itariki 30 nko tuzakora igikorwa, ariko video bazayibona haciye nk'iminsi mike. Tubanza kureba, tubanza kwedit. Nabwo ntago ari full video. Yego, nagapande gato, ni gace gato. Ifite ubwoba kuko biravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni kugira gute, ni gutanga, ko imasono kabigenze gute, ni kukamenye ibyabaye. Rero rwose nunano mahano kamwe ngo ukeneye raporo cyo ushaka ndutuma. Yego. Uyu munsi rero tureka tugaruke tunashimira abantu bose bari kubigiramo uruhare. Si byiza. Yego, tuzerekana uduce duto ariko igikorwa gishigaje iminsi, ubwo ni nk'ine hari, kuko ni munsi 25 25 dushigaje iminsi yatugiye kubitegura n'imyiteguro. yego, kandi nisaba ko n'umuntu wumva waboneka muri icyo gikorwa ari ni Rwanda, ari mu Rwanda nawe yahajya, kuri yambwira tugafatanya, tukamubwira uko twabigenza. Ni ibintu byagutse nshaka ko dukora byagutse, yaba ari mu Rwanda ufite umutima ubikunze ushaka kubibonekamo, ni karibu rwose. Ntuwave mu mahanga kaza muri icyo gikorwa, nawe turamuhaye karibu. Yego, kandi ntabwo tuzabirata ngo tubiririmbe, oya. Nta mpamvu yo kubyina hejuru y'ibyago by'undi, nta mpamvu yo kwishimira hejuru y'amakuba y'undi. yego, urakoze cyane. Urakoze mushumba. Reka twigendere ku kiganiro cy'uyu munsi. Ubwo ababikora babikunze nibo bazabihemberwa. Reka tujye ku kiganiro cy'uyu munsi. Mushumba, uyu munsi maze iminsi igihe ntekereza, hari ibintu byinshi mu buzima bibaho, ariko iyo hatari ubuzima nyine haba hatari ubuzima. Hari ibintu byinshi umuntu yumva, hari inkuru nyinshi, hari ibintu by'umuntu yumva akishima, ariko hari n'ibindi umuntu yumva agahangayika, kuryama bikanga, akarara abunze imitima. Hari ikintu cyahabuye abantu, ikintu cyakuye imitima abantu, icyo nta kindi. Ahatari ubuzima haba hari urupfu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu bita urupfu, mushumba. Abantu benshi bararutinya, iyo uruvuze abantu baratitira, ariko nta kundi inzira. Ahatari ubuzima nyine haba hari urupfu, ariko nanone Imana ijya ibasha kururya igakuramo urubori. Icyo cyo tukibuke. Ariko noneho maze iminsi unyuranyemerera, ndumva ari iki kiganiro kizaba kirekire, kuko tuzabigera mu mpande ebyiri nshaka ko tuzaganiraho. N'ubinyemerera wenda n'ejo twazabivugaho. Ikintu bita urupfu, mushumba, abantu baragitinya. Iyo kivuze barahabuka, iyo kivuze, iyo gikomanze, iyo umuhanuzi avuze ati urupfu, cyangwa se ukanabitekereza, wanarwara, wanarwaza, ugahangayika cyane. Icyo nta kindi rero nagira ngo nkubaze, mushumba, nimba nta bimenyetso cyangwa inzozi ushobora kurota, cyangwa ibimenyetso ukabyibonaho, kuko muri iki kiganiro, muri abakurikiye kino cyumweru cyose, kuko twibanze mu Imana ikoresha n'umubiri wacu ikatwereka ibintu. Ikatwereka ibintu ikoresheje sanse yaduhaye muri za sanse 5 dufite. Ese nta bigishoboka ko yaba mu nzozi cyangwa ibimenyetso, ubwo urambwira, ushobora kurota cyangwa ukabona ukavuga uko biri kose iherezo ryanjye riri bugufi, urupfu ndabona ruri kungera amajanja, cyangwa se n'abanjye cyangwa nanjye ubwanjye urupfu ruri kugenda rutwegera.
ubwo ni muri kwa kurutinya, muri kwa kumva ko hari ikintu kije kidasanzwe ari rwo rupfu nyine, tukamenya ngo ruraje. Ibimenyetso cyangwa inzozi ni ibi. Ubwo uranyemerera kuko tutabivugira rimwe, ubwo ejo uzanganiriza nimba hari ukundi twareba tukamenya ko noneho hari ukuntu nimba koko bihari, ese twabikuzaho iki cyangwa byavuyeho koko. Urakoze cyane Mushumba. Murakoze, ndabashimiye mwese mukomeza ko igikorwa cy'urukundo. Imana ibahe umugisha. Urakoze kubaza kuko niba hari ikintu yenda utinya kukivugiramo n'ikintu abantu bibirwamo, nicyo bita urupfu. Kutekaho umutwe rwose turapfuye, kuko urupfu yaguha ibyawe byose. kumvikana urupfu cya mbere ni agahinda, ni umubabaro, ruzana igihombo, kuko nta gutakaza kurenze gutakaza umuntu. kandi runaka agenda wenyine se, ajyana n'ubutunzi akagenda. Yego. Ikindi urupfu rugaragaza impinduka n'itesho gaciro ry'umuntu. Ngo ugiye nk'urugero n'ukuntu urupfu rukora. Iyo umubyeyi yakoraga ahantu mu mwanya agapfa, hari ubwo bajyanaho umuntu ngo amusimbure. Perimi ntirangiriraho, ni diplome ntirangiriraho, ni vuga ngo nibyo. Ariko ideni yasize ariye ryo ntirirangira, rirakomeza. banki ikurikirana imitungo yasize nabe yasize. Yego cyane. Niyo mpamvu urupfu ni igihombo. Uhombo wakundaga, uhombo waburaga, uhombo ibintu byose. Rero umuntu wese yatanga icyo ashoboye n'icyo afite, ariko akirukana urupfu ku muryango we. Yego, ndabyumva cyane. Kuko hari n'abantu benshi barota ibijyanye n'urupfu, tuza kubiganiraho. So rero urupfu ni ikintu gitera igihombo, inyatsi, amarira, amaganya, agahinda, ingorane, ndetse ukinjira mu bintu bikomeye ku buryo amarira agomba kuboneka. Kandi icyo bita soro, ubwo ni agahinda kuzuye umubabaro cyane, karimo umubabaro mwinshi cyane. Icya mbere rero kugira ngo umenye neza yuko uriho umwuka w'urupfu kandi rwihuse rurimo rukomanga ku rugi, icya mbere ni ukubona wowe ubwawe wapfuye cyangwa bakwica. Hari abantu barota bapfuye, akibona akabibona hariya, akabona yapfuye hariya. Kuko twabonye ko iyo umuntu arota ntabwo ari we, ni umwuka. Ukarota ubona umubiri we wapfa cyangwa bawica, uri hariya, menya ngo urupfu rurimo rurakomanga ngo rwakugezeho. Abantu bampamagare dusenga Imana. Ibintu iyo utabisengeye ni ukuri umuntu aragenda. Niyo mpamvu nagira ngo tubivugeho, kuko icyumweru ntabwo kurota wowe ubwawe wapfuye cyangwa bari ngo bakwica. Hari uwabyumva ntabyumva, kwese kuki ndota mbona banyica kandi ndyamye kandi ndi muzima. Twarakubwiye ko iyo umuntu arota ni umwuka ukorana n'umwuka umubiri uri hariya, sibyo? Icya kabiri ni ukurota ubura umwuka nijoro, ibintu bikakuniga. Hari abantu ibintu ugenda gufata ngo kaniga, ugashaka gusohora ijwi mu kanwa, iyo bije inshuro nyinshi cyane, urupfu do umuntu urakomanga. Yego, Nyagasani, ugatabaza ukavuga ntawe ugutabaye, kumva ntawe, Yesu bikuniga. Tonde. Icya gatatu, ariko ndabyita ngo kira bishaka ukuntu skeleton cyangwa se ntuze skelete se, kwa tuntu tw'utugufwa nyine. Reba ukuntu umuntu ateye, hari ibintu twigiragaho by'umubiri w'umuntu, ariko noneho amagufwa atariho inyama, ariko yonyine akwirukankaho, cyangwa umudayimoni akwirukankana. Ukabibona ikwirukankana, ikwirukankana. Attention. Urumva ni nk'umuzima ariko udafite umubiri, ya amagufwa gusa. Kahona nagutewe yaguhagaza imbere, cyaguhagaza imbere n'umuzima. Menya ngo nushaka usenga urupfu rurakomanga, ariko Imana mu ruhande rwawe. Kwibona uri kujya mu irimbi, cimetière, ugenda n'amaguru ze, cyangwa ugenda hagati y'imva z'abantu. Menya ngo nawe urakurikira,
kode aha ngaha ugomba gutanga ibitambo ugasenga ukabyikora. nubona umwana warimo agenda uko nguko, umugore agenda uko, umugabo agenda uko, ababyeyi bagenda uko, ukabibona mu ruhande, menya ngo urupfu rwakomanze mu muryango wanyu rurasiga rutwaye umuntu. ariko bene bino bintu biba bisobanura ko nubitsinda ukabisengera biravaho. ibyo tuzabivuga ejo, ubu turi ejo ariko ni kugira ngo nabo yego ngiki kintu kitajya kimenyerwa, kitajya kikinishwa, kandi nicyo gihombo cya mbere. ugiye ntagaruka. icya kane cya gatanu ni ukurota umudayimoni yinjira mu nzu yawe, cyangwa umuyaga ugusanga mu nzu, cyangwa indi nyamaswa yose ariko iryana bigusanga mu nzu yawe, mu nzozi. iyo rero ntatabyumva arandeba, arimo arandeba ariko niko bimeze. ntabwo mbyumvise neza. iyo urota ubona umudayimoni yinjira mu cyumba cyawe, cyangwa mu nzu yawe, cyangwa mu modoka yawe, cyangwa se umuyaga mwinshi, cyangwa igikoko cyose kiryana, kabana kiri mu nzu yawe mu cyumba, kiba ikinyabwoya kiraryana, ukarota ubona kimwe muri byagusanze, urupfu rurimo rurakomanga. urashobora guhitana umwana, umugore, umugabo, ushobora kuba atari nawe ugiye gupfa, ariko muri famiye kandi ya bugufi, apani ya kure. buriya famiye ya bugufi, uriya ni umugabo n'umugore n'abana. iyo niyo ya bugufi. iyo niyo ya bugufi. burya bayasobanura nabwo nawe, ariko ntabwo sawa. ibyo rero ukibona, menya neza ko urupfu rurimo rukomanga ku rugi iwawe. gatandatu, kurota ubona bagushyingura wowe mwenyewe uhambwa, barenzaho itaka, kandi barabirota. 2 days ago, iminsi ibiri ishize, umwana wanjye yarose ngo bana bamuhamba muri salo. mpita nkora amasengesho nirukana urwo rupfu, kandi ari jye na papa turi kumuhamba muri salo. ndasenga, mba numvise icyo ndi bukore. we wahise ubyumva? mpita mbyumva cyane ko mba numvise icyo ari cyo. ndasenga, nabwo ariko humura ntago ndasenga, ukagendera kuri moto, ndasenga ukagenda na modoka. burya ari moto yakwica, rubize umwana ngo je ntiya moto nayikandagira n'imodoka barapfa. urupfu bundi rugira kondisiyo 3. neza kumva ari umuhungu bisobanura, ndaseka. twabiganira ahantu ariko bivuga ko bitari. ubundi urupfu rugira kondisiyo 3. iya mbere ni igihe uzapfira, 2 kizakwica, 3 aho uzagwa. ubundi nariteruririye iki? kubera iki se n'ibyumvikana? yego, ikizakwica, aho uzapfira, ikindi ni ikihe ndakibagiye? igihe uzapfira, ikizakwica, naho uzagwa. iyo bitatu bihuye ntabwo urusimbuka. ushobora kuba ugeze aho uzapfira, igihe uzapfira n'ikizakwica, ariko igihe upfa kitaragira gute, kitaragera, ngo habaye impanuka harokoka umuntu umwe. ubwo biba byanyuranye. ni ukuvuga ngo habuzemo igihe to, habuzemo igihe, ariko ubutaha n'ubundi iki kintu icyakwicaga cyo cyari gihari. n'igihe naho uzagwa, ariko habuze iki? igihe. sawa rero, kimwe muri ibyo iyo bihuye, iyo kimwe muri ibyo iyo kibuze, ntacyo nibwo wumva inkomere, ngo disi yarokotse mu ndege bitabaho, ngo disi mu nzu yahiwe yasohotsemo, ngo nubwo ariko ngo ngo haba Imana yahabaye. yego, kondisiyo satani yamisinze, kuba yamisingiye mu gihe, cyangwa mu kintu, cyangwa ahantu. none urarwumvise, ariko buriya narwumvise rwa kanyago. ni uko rukora. buriya ikizanyica kirahari, naho nzagwa harahari, n'isaha yo kuhagwa harahari. buriya nawe urahafite. yego. rero hari umuntu uhunga hafite, kuba uyu munsi ngenda kuri moto ntupfe, nta bindi bitangaza. ntabyo. ko hari igihe Imana yagennye ku ruhinja, ku muntu mukuru, ku buzima bwiwe. uyu munsi mvuga bikumva ari amateka kuri yacano, ngo dukumbuye kumva bakaza bagapureyinga nk'uko abandi bapfuye. usiye ko nanakubwira amakuru, iyo umuntu apfuye aribagirana, yakagira ugushuka. umuntu yapfuye aribagirana. yego. aho atibagirana ni muri famiye ye, cyane cyane umugabo n'umugore n'abana.
umugabo n'umugore nawe ariko umugore yamaze gushaka avuga ati fini agapfuye kabazwa ivu. Iyo umugore apfuye umugabo asigaye agashaka undi, agapfuye kabazwa ivu. Ariko babana bahora. Niyo mpamvu nabwiye ngo uzabura shobuja, nako uzabura umubyeyi, uzabura shobuja. So akabura nikaboneka ni nyina w'umuntu. Urumva rero ikindi kurota ubona bagutera tumaze kurota ubona bagushyingura wowe ubwawe. Noneho kurota wicaye nk'ahantu cyangwa ugira ati ukabona abantu baragutera imicanga, baragutera ivumbi, urimo urabyumva neza. Yego. Birimo birakwiraho mu bitaka byo mu maso, be ukabona ubaye nk'ivumbi kandi utazobora ivumbutse. Yego. Menya ngo urupfu ruraje. Riri gukomanga. Ko nyine ni mu bitaka nyine, nubwo basimanta gute ni kwa kundi bizagenda. Icyamunani ngiye kuvuga abantu b'Imana. Kurota wari wambaye inkweto ukabura aho zigiye, ukabona wambaye ibirenge bisa, cyangwa wazikwibye, cyangwa wambaye urukweto rumwe urundi barujyanye, cyangwa wambaye inkweto zidasa. Mambata wajya mambata nizinyuranye, izi nkweto zidasa gasanga hamwe wambaye urugozi, handi wambaye cyangwa se wambaye zidafite amabara ahura, zitanangana. Menya ngo ubuzima bwanjye bwateguwe muri unbalance, ntabwo buringaniye. Ngiye guhura n'akaga, reka senge negera Imana. Ikindi ni ukurota winjira mu nzu ukumva amajwi y'abandi bantu benshi bavugamo kandi ntayahari. Ukumva mu nzu hari ibyaburuwiye, abantu baravuga, abantu bagira gute, kimenya ngo aha bari kumpamagara. Urupfu rwakomanze muri famiye aho ngaho. Icyacumi, yego, kurota wagendaga mu nzira ukabona inzira hajemo umwijima ntubasha kureba imbere, kimwe no kwinjira mu nzira imwe umwijima itabona, ukabona n'umwijima ubuditse, abavuga ntubumva, nta kintu ubona, mbega umeze nk'uwinjiye ahantu kumva amajwi ariko utabona abantu bahari. Urupfu rumwe rurakomanga. Gutegeka ugahamagara umuntu agusengera Imana akarukwirukanaho. Ego adukwiye kubisobanukirwa kugira ngo tumenye ibyo ari byo, tumenye uko dusenga, tumenye uko dukora ibintu byose. Ikindi ni ukurota ugurisha cyangwa ugura kofini, iserikeye cyangwa imva, isanduku, ukarota uyigurisha cyangwa uyigura. Menya ngo uratatswe, urupfu ruragize, uri gushaka kukomanga. Kandi mu buzima usanga ntabwo iyo business. Ikindi ni ukurota ubona umuntu w'ifamiye yapfuye kandi uwo muntu ariho, baramubika kudisikana kandi ashobora kuba yapfuye kandi arahari, ukanarira ahubwo warangiza ukamuhamagara utese n'indi, ukarota uwo muntu. Ngibyo ibimenyetso rero byerekana, biri simusiga yuko urupfu rurimo rukomanga ku buzima bwawe, yuko urupfu rurimo ruguhiga. Yego, bimwe mu bimenyetso. Ese koko nicare neza uko numva ntekereza, ese koko iyo birose umutima akaguhagazemo, ese ubundi inzozi zimaze iki? Nizituburira yuko imbere harimo ikibazo. Kandi Imana ikuburiye gutyo ntikubwiye ngo itegure weze utahe, irabwiye ngo hari imitego utezwe, senga bikurweho. Urupfu rujya ruvaho, impanuka zikaba, nubwo uzanapfa ariko tuzapfa muri iyi si. Yego, ariko va mu isi ugize ikintu usize. Yego, twara twicuke tukiri dutoya, ntacyo urabona, ntawe usize urugo, ntawe usize umuryango, uri umusore ntubyaye, uri umukobwa. Ibyo numva atari umwuka wo gukenyuka. Rero ko Imana ibigushabaga ngo ubwo ubibonye uko ube maso muri ibyo bintu ubonye, ba maso, egera bagusengera, kora icyo ukwiye gukora, cyaba gitambo se icyo wakora cyose ugakuzaho urupfu. Niyo mpamvu nari mbikubajije mvuga nti reka twe kubihuza n'ukuntu umuntu byazakoreka, kuko abantu benshi bajya babitekereza
bavuga se ko narose bimeze gutya bisobanuye iki urupfu rurakomanze yego ese bijya bikunda byashoboka ese iyo birose biba ari ihame simusiga ko ugiye gupfa biba bimeze ni ihame ry'uko mu muryango harimo urupfu yego nawe ubwo ufite ibibazo yego ariko kuki Imana ibikuzaniye ntabwo ari ukumenyesha amakuru uravuga ngo atansiyo ni ukukuburira ibi wabihagarika bene uyu muntu niyo atanapfuye ariko arakomereka ugasanga upfuye kabiri yego hari ugupfa ukava mu nzira hari no gupfa ntuve mu nzira gendera mu kagare ujya kwituma bakazana Paul umugabo ukihagarikira muri sonde ukarira muri sonde nuka ni bwa umugabo udashira ko igihe kitarakagera yego so rero iyo uzirose ni urufunguzo rw'ibirere Imana izana ku buzima bwawe hano uzi cyane cyane ubona umuntu yakwambariye urukweto cyangwa inkweto zidasa biravuze ngo ni umuntu ufite amakuru yawe meza agiye kuyagira mabi ntusobanukirwe yego noneho urakoze cyane mushumba ndumva ku munsi w'ejo yego ndashaka ko tuzavuga noneho ku cyo umuntu yakora bigakurwaho urakoze ndabyemeye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha muduhamagare turukuzeho urwo rupfu nyabuneka ibintu byitondere Yesu abahe umugisha shalom shalom amen